ubu ni bwo buryo uba ugomba kwigamo demarage mu gihe witegura ikizami. Ubu ni bwo buryo bwiza cyane uba ugomba kwigamo demarage mu gihe witegura ikizami. Ngiye kukubwira ibintu bitatu by'ingenzi kuri demarage uba ugomba kuba uzi neza ibyo bintu, urwego waba uziho imodoka ibyo ari byo byose. Hari igihe uba ubona umuntu afite confidence ngo nzi gutwara ivatiri cyane, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikora. Mbibutse ko turi kumwe na United Driving School, mbibutse ko turi kumwe na United kuri kategori zose, ugira ngo urabona kuva kuri B kugera kuri E, siyo kategori ya nyuma se? Dore ngiyi kabisa ndi kuyibereka mu maso yanyu. Hano ibintu byose twarabikurikiranye ku murongo. Mumbabarire no kamyono nayitindeho gato, nanaganiremo gake n'aba truck drivers, kuko muri iyi minsi ndi kubona impanuka ziteye ubwoba. Mwabonye impanuka yabereye ku Kamonyi, iriya mpanuka yarankanze cyane. Ni ukuvuga ngo iri modoka igira icyo bita feri moteri cyangwa se engine brake. Ni uburyo buba bwaragenwe bufasha imodoka kugabanya umuvuduko, ariko hadakoreshejwe feri yo mu kirenge dusanzwe tuzi twebwe dukoresha, ahubwo hakoreshejwe iyo feri ya moteri cyangwa se engine brake kugira ngo imodoka igabanye umuvuduko mu kanya gato nyine, cyangwa se mu gihe urimo uragenda ahantu hamanuka hatameze neza. Iyo feri moteri uba ugomba kuyikoresha neza cyane. Ikindi kintu hano nakubwira ku ikamyo, ntabwo ari byiza buriya gufata ikamyo ngo uyatse uhite uyitwara utayihaye byibura iminota nka 25 cyangwa 30 yo kuzuza imyuka, ngo ubanze unazenguruke urebe ko imipira yose iba imeze neza. Reka nkubwira kandi kantu hano utaruzi na nakakwereke. Hari imipira igemura feri ikana connecta ambrillage y'uyu mutwe w'imbere ndetse n'iyiterera y'inyuma. Urumva iyo mipira hari igihe ishobora gusaza ikaba yacika. Nk'iyo mipira yicitse umwuka uratambuka ukaba washiduka we watakaje feri kandi mu buryo utaruzi. Ese iyo mipira iba hehe cyangwa se ishyirwa ngira ngo wabibonye? Kano gatwe nitwe tugacometseho kabisa, kano gatwe tukicomekeraho twebwe. Muri United Driving School ni hantu ushobora kuba wakwigira gutwara ikinyabiziga ukanahava ufite uburyo bwinshi cyane bwo kuba wakwitabara mu gihe uhuye n'ikibazo uri mu muhanda uri kugenda. Mugenda mu mihanda myinshi cyane ndabizi, kandi hari n'abantu bifuza kuzaba aba truck drivers. Niyo mpamvu ugomba gukora subscribe ku Musongozi, kuko urumva urwego waba ushaka gutwara imodoka urwo ari rwo rwose. Waba ushaka kuba umushoferi wambuka imipaka ukagenda ahantu hose ku bufatanye na United Driving School mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, icyo usabwa ni ugufata code ukaza tukagufasha ibintu bikagenda neza cyane. Nakubwiraga ku bijyanye n'imipira rero, ngira ngo uri kuyibona hano. Ubu ngubu niyo twari turi gucomeka, twari tumaze gucomeka muri uriya mutwe buriya nawo hari ukuntu uba ugomba gucomekwamo. Uriya mutwe ko waba uzi imodoka kose ariko utarawucomekamo na rimwe, ntabwo umuntu yaguha ngo uhite uwucomekamo, bisaba kuba ubizi nyine ari ibintu wabayemo. No kuvuga ngo iyi myanya urabona ko bisaba kubanza kwitonda ugashakisha. Hari igihe ushobora kubusanya ugasanga nk'umupira wenda wagacometse kuri ambrillage, uwucometse kuri feri, bikaba bitagenze neza cyane. Reka twigarukire kuri demarage. Nari nababwiye ko ngiye kubatera story ku bijyanye na demarage uyu munsi. Ndashaka kubabwira amabanga atatu cyangwa se uburyo bwiza ugomba kwigamo demarage mu gihe wiga demarage nyine ukavuga ngo nize demarage neza. Ikintu cya mbere, mwarimu wawe, ubwo ndi kubwira ba bantu bamaze kuba aba legend kuri tere barimo baritegura ibizami, kuko buriya demarage ni ikintu, ni isomo ushobora kwiga n'iminsi 3 ugahita urikora neza cyane ugatsinda rwose, ibintu bikakuryohera cyane. No kuvuga ngo rero ndashaka kukubwira uburyo bwiza ugomba guteguramo ikizamini cyawe. Ikintu cya mbere, niba ufite umwanya wo kwiga ukaba ufite n'ubushobozi, mwarimu yikugenera iminsi yo kwiga demarage. Abantu benshi cyane baba barishyizemo ngo mwarimu yarambwiye ngo mu minsi 3 bizaba bihagije. Kubera iki mwarimu agutekerereza ngo mu minsi 3 bizaba bihagije? Wowe reba inshuro zonyine wabaga uri mu rugo iwawe uri kwigisha imibare, mwarimu wamutaye ku ishuri utanamubajije ngo muri examen biragenda bite. Kaneswe mwarimu noneho uri buze kugufasha akanakubwira ibintu byose, uzi n'ibintu uzanakora bitazagutungura kwanza, akakugenera iminsi yo kwiga. Ntago ari uko nguko biga. Niba ushaka kubona perime mu buryo bworoshye, fata time wiga imodoka. Icyo nicyo kintu cya mbere nakubwira. Bisaba kwiga pe, kubona perime bisaba kwiga. Ntazagira umuntu kubera cyangwa amafaranga make ngo mu minsi mike ngo ibiki, oya, ntago ari gutyo. Fata time niba ufite umwanya wige imodoka. Kwiga imodoka kandi ntago ari ukuvuga ngo nize imodoka ngo imyaka myinshi cyane, no way. Ahubwo uyiga gute muri ubwo buryo bwo kwiga, kuko amasomo agira ukuntu akurikirana. Kubera iki batabanje ngo bakoreshe demarage mbere yo kwigisha ivatiri? Umuntu arabanza akiga imodoka akayimenya. Niyo mpamvu uri ugiye gukora demarage uba ugiye gukora ikizami cy'umuntu uzi imodoka. Ntabwo uba ugiye gukora ikizami cy'umuntu uri kwiga imodoka. Kira ni ikizami cy'umuntu uzi imodoka.
no kuvuga ngo wowe imodoka uyigira ku ivatiri, ahubwo ugomba kugera kuri demarrage confidence zawe zonyine zishobora gutuma uvuga ati ibi bintu nimureke mbikore nabibonye no ku musongozi, kandi ukabikora bigakunda. Uri kunyumva neza? Hari igihe mbwira abantu ibintu nk'ibi ngibi nkasanga benshi ba muri comment wowe ufite rumors nyinshi cyane bla 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 bla, nkapfusha nkabihorera, ariko ikintu kiba kiriho ibintu mba mbabwira kuba ari ukuri kuzuye kabisa, kwambaye ubusa abahanga babyigiramo kandi bakabitsindiramo. Reka mbagire inama y'ukuntu mugomba kwigira demarrage. Ikintu cya mbere, mwarimu wawe bitewe n'indeshyo yawe n'ukuntu azi imodoka yiwe, kuko buri modoka ziba zifite amburiyage zitandukanye. Ikindi kintu, buriya mu modoka ntabwo mwicara kimwe. Ushobora kwicara mu modoka y'umusongozi ukumva wenda wicaye wegeye hejuru, indi modoka wayicaramo ukumva wicaye umeze nk'uwicayemo hasi, cyangwa se ukicara nko mu modoka ukumva nyine hari ukuntu bitameze kimwe. Nyine ntabwo imodoka zose muri salo ziba ziri comfortable ku rwego rumwe cyangwa se zifixinze mu buryo bumwe. Urumva rero mwarimu aba agomba kabanza kumenya ese uyu muntu agomba kuba yicaye gute mu gihe akora ikizami cyiwe kugira ngo abe ari comfortable. Hari umuntu wicara mu modoka akicaramo nabi ku buryo amburiyage aba atanayifashe neza. Hari nk'umuntu uba wifitiye ingeso yo gufata amburiyage akayifatisha ikirenge cyose, burya amburiyage ayikandagira ariko akayikandagiraho ayikandagijeho ikirenge cyose. No kuvuga ngo amburiyage ubundi ifatwa nko guturuka kuri santimetero, uturutse ku mano yawe hatangira amano yawe hejuru usubira hasi mu kirenge, ni santimetero nka zingahe kabisa. Akantu gato cyane ukoresheje amano yawe, imbaraga nyinshi zipushinga amburiyage ziba ziri mu mano. No kuvuga ngo ntabwo ukoresha ikirenge cyose. Ubwo buryo bwa mbere bushobora gutuma wiga imodoka nabi, cyangwa se gufata demarrage bikakugora, ukajya ujya guhagarara ukabona ubikubise hasi imodoka isubiye inyuma, wajya guhagarara se aho kumanura ukumva ureguye imodoka igiye imbere bitewe n'uburyo wicaye mu modoka. Ibyo bintu mwarimu ntabirebe, ahubwo aho kugira ngo arebe ahantu ikibazo kiri guturuka, ugasanga arimo arabwira nabi umunyeshuri. Urumva rugishwana n'umunyeshuri mukabwirana nabi, nyine wowe ubutakaje ubunyamwuga bwawe, ntabwo uba ubaye mwarimu. No kuba kwigisha nyine ni ukwigisha man always. Ugomba kureba isi y'umuntu kuko ibi bintu byiwe biri gupfa, kandi ari umuntu mukuru. Wumva twigisha abantu bakuru rega, that's what's up. Ibyo nabyo ugomba kuba ubizi, ukaba wise mu gihe ukora ikizamini ukamenya ko bikureba, kuko mwarimu ntabwo yagufatira kuri amburiyage. Ugomba kuba uzi uburyo bwiza ugomba kuba ufashemo amburiyage yawe. Icyo ni icya mbere, ngira ngo message yatambutse. Ikindi kintu nakubwira hano, urabanza ukamenya ibi bintu, tutarita ku by'amasentire wenda, tutarita ku bindi n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye tureba mu gihe tugeze mu modoka. Reka tubanze turebe uburyo wenda bwo guhaguruka no guhagarara. Ese kuri demarrage duhaguruka gute, duhagarara gute? Ntabwo imodoka yo kuri demarrage mu kuyihagurutsa uyihagurutsa nk'uko wahagurutsa ivatiri ugiye guteraho kuri parikingi. Ntabwo uyihagurutsa nk'uko uyihagurutsa ugiye guteraho mu makona. Hari n'abantu usanga barize ingeso yo kuregera, ugasanga buri muntu wese bamwigisha ngo guhagurutsa imodoka buri gihe no kuregera, ku buryo umuntu aba aparitse n'ahantu hacuramye ukabona ari kuregera imodoka. Kuregera naho bifite ahantu bikoreshwa, ntabwo ari ibintu bikoreshwa buri gihe buri uko ugiye guhaguruka. Hari ahantu ushobora kujya guhagurutsa imodoka waregera ugashiduka ahantu akuzimanye bitewe n'ukuntu nayiregeye wenda bitari ngombwa. Sinzi niba ibyo bintu nabyo muri kubyumva neza. No kuvuga ngo ikintu kiriho rero, mumbabarira, ariko hari ukuntu njya nigisha nka Odi kumari nkamera nk'umubyeyi uri guhana abana. I'm back. Mani mujye munyanganira, ndumuje no kunda gutebya ariko kunda no gutanga inama. Ntabwo ugiye hano mba ndi gukora amasomo ya competition, like urabyumva, ni voice of course. Bangira ngo rero abantu bari ready like me, bazi kwiga ngo ni iki, bazi ibintu by'ingenzi bikenewe muri story mba ndi kubaha. Nyine abarimo ibintu by'ingenzi bikenewe ndabizi. Niba ufite notepad yawe ushobora kwandikamo ibintu by'ingenzi nagiye mbabwira, nko kuri amburiyage iki n'iki. Waba utabyumvishe fresh ugasubiza inyuma video ibihari nta nibigiye, mu kwigukuramo ubunebwe nyine ugasubiramo amasomo. Iyi video kuyireba rimwe nta kintu byagufasha, yishyira ahantu cyangwa se ujye uyireba, ziba ziri available video zanjye, ubundi ujye uyireba wiyumvire kabisa, wiyumvire story ukuntu biteye. Niba ari story nta kindi, ubundi birangire. So ibyo ngibyo iyo birangiye turabanza tukamenya ese duhaguruka gute, tugahagarara gute. Nicyo kintu cya mbere rero, reka tuba aricyo kintu duheraho, n'ibindi ndabigarukaho nta kibazo. Mu guhaguruka kuri demarrage ntabwo duhaguruka nk'abahagurutse ivatiri nk'uko nabikubwiraga. Ni ukuvuga ngo urabanza ugaregera imodoka yawe, kuko iriya modoka iba iparitse ahantu hacuramye, ngira ngo urabibona. Iparitse ahantu hacuramye, tuba dukeneye rero ikintu cyaduhagurutsa, igahaguruka ikajya imbere kandi itadusubiranye inyuma na gake,
kugira ngo tutaza kugonga rya kona batereka inyuma yacu muri santimetero 20. Uri kumva ibyo bintu? Batereka ikona muri santimetero 20. Urumva rero muri santimetero 20 wowe ujya haguruka imodoka ikagusubirana inyuma santimetero 20, demarage yawe ubwo buhiye nyine. Ibaze nawe icyo kintu. Banza umenye rero ngo ese kugira ngo iyi modoka itazasubira inyuma za santimetero 20 ndasabwa kubigenza gute? Ndasabwa kugira gute? Ndasabwa kuregera. Niyo mpamvu usabwa kuregera. Wowe numara kumenya impamvu usabwa kuregera, ntabwo uzakora ikosa ryo kwibagirwa kugomba kuregera. Ubwo niramuka ubyibagiwe, uzaba wibagiwe ko inyuma yawe hari ikintu gishobora gutuma utsindwa ikizami. Uba ugomba kuba concentré mu bwonko bwawe. Je nababwije ukuri, nakoreye perime nyinshi, si ngombwa ngo zivuge umubare wenda batabyita kwirarira, ariko nta kizami nigeze nkoramo kabiri jewe. Muzaze mubaze story yanjye kuri tele, abari abarimu ba legend twakoranye bankoresheje ibizami, nanjye baba hari na manager wanje arimo turi gukorana ubu ngubu yankoresheje ikizami. Inawe wanyinjije muri game arambwira ati so talented, ushobora gukoramo ibintu birenze, reka dukorane. Ninjira muri United turakorana, mbona ni ibintu byiza nyine gufasha abanyarwanda gushaka impushya zo gutwara ibinyabiziga, kandi ndakomeje still nawe no kubaha inama z'ukuntu mugomba gutwara amamodoka manini kugira ngo tugabanye impanuka n'impfu z'abantu. Mwabonye ko impanuka yabereye Kamonyi yisha abantu bagera muri 11 barakomereka, harimo 2 bakomeretse cyane, imodoka nyinshi zarangiritse. Ibaze nk'umuntu wenda wakoze iriya mpanuka, ntawe mbyifurije, ariko byashoboka ko wasanga hari nk'umuntu wari utwaye adafite nk'uruhushya rumwemerera gutwara, cyangwa se adafite nka silence. Ita wibaza nyine ibintu bita bimubaho muri karakanya. So to be careful mu muhanda, kugendamo bisaba kuba uri serious. Uzi ibintu urimo, uzi ngo yemeze bite, nta kuvuga ngo mfashe imodoka gusa mfuye gutwara. Kuko kugira ngo imodoka y'ikamyo ibure feri biterwa na za mpamvu nababwiye: kutamenya gukoresha engine brake fresh cyangwa se feri ya moteri, no kutamenya ngo ese imodoka yuzuza imyuka gute. Kuko imodoka ni inshinge, tuyitwara tugendeye ku nshinge. Haba harimo ibipimo by'imyuka, haba harimo amaturu ya moteri. Ibi byose ni ibintu ugomba kugenda ukoresha urebaho nyine, ukamenya ngo buri kintu kindi kiri gukora gute. Kandi ukanamenya ese mu muhanda ahantu ndi kugenda, niba ndi kumanuka hano Shyorongi nahamanuka gute, muri vitesse zingahe. Hari umuhungu usanga yaryohewe rero ugasanga nk'ari akabisa arimo arayangaje akayikubita akayigeza hafi za 5 bune gutyo, ko buraho ibifite nk'ibivitensi byinshi cyane, akayangaje kamuryohana akavuga ati hano ndaza kuyikontrola mu kanya ndayifunga ndabizi, agashiduka ibintu byose byamurangiranye. So murasabwa kuza mu karere ka Bugesera mugafata maîtrise, mukiga neza, ibintu bikagenda neza cyane. Nabakoreye amasomo menshi, n'aya masomo y'amademarage mba ndi kugenda nsubiramo, n'amasomo mbona narakoze n'ubundi wanabihorera. Nimubonye ibi bintu ari ngombwa mumbwira ati Umusongozi turabyemeye, dukoze subscribe turi benshi, byibura tubaye nk'ibihumbi 50, twigishe papa, twigishe. Naho mu gihe video zanjye ziri kurebwa n'abantu 100,000, ariko simbona abantu 50,000. What's poppin'? Mama mezemte.